tubahaye ikaze nanone nshuti bakunzi ba Isange TV show. Uyu ni wa mwanya wacu aho tubana tubagezaho ibiganiro byiza kandi by'umumaro tuba twabateguriye. Turabasuhuje rero aho muri hirya no hino, twizeye ko mumeze neza, twizeye ko gahunda zanyu Imana ikomeje kuzibamo, kandi tubahaye ikaze nanone muri wa mwanya tubagezaho ikiganiro. Ngiye mubana nk'ibisanzwe, amazina ni yayandi, ni Uwase Diane. Ngira ngo nanone nk'uko muri kubibona ku ifoto iri muri screen yanyu, tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza ku kinyamisogwe muzi cyangwa se mukoresha cyane cyitwa ibishyimbo. Ni koko ikiganiro cyacu kigiye kwibanda kubasobanurira akamaro k'ibishyimbo ndetse n'intungamubiri cyangwa se proteine zikubiye mu bishyimbo. Ni ukuvuga ngo ibishyimbo nk'uko bisanzwe bikoreshwa n'abantu ingeri zose. Hari ababikoresha babyihingira mu mirima yabo, hari n'ababihaha. Ushobora kuba ubihaha uzi icyo bimaze cyangwa se utanakizi, gusa ubizi nk'ifunguro rikoreshwa mu kugutunganyiriza cyangwa se rikoreshwa mu kukuryohereza ibyo kurya, imboga se cyangwa se igihe watetse ukabikenera mu kubivanga n'ibindi binyampeke runaka, cyangwa se uburyo butandukanye utegura kuryamo ibishyimbo. Ibishyimbo rero ni ibyo kurya cyangwa se ni ibinyamisogwe bikungahaye cyane ku ntungamubiri nyinshi tugiye kubabwira muri uyu mwanya. Ni ukuvuga ngo ibishyimbo usangamo proteine nyinshi ziruta cyane izo tubona cyangwa se izo dusanga mu bindi binyamisogwe muzi nk'amashaza n'ibindi byinshi bitandukanye tuzagenda tubabwira mu biganiro byacu biri imbere. Mu bishyimbo kandi dusangamo fibre cyangwa se fiber ifasha mu igogora. Mu bishyimbo dusangamo vitamini B, ingenzi cyane ku mikorere y'ubwonko ndetse n'imbaraga cyangwa se no kugira imbaraga. Mu bishyimbo kandi dusangamo minerals nka iron na magnesium na potassium, nabyo biri mu bishyimbo. Murabizi ko iyi ngiyi ari imyunyungugu imibiri yacu ikenera mu mikorere yayo ya buri munsi. Tudatinze rero, reka tubagezeho akamaro k'ibishyimbo. Ushobora kuba ubikoresha cyangwa se warakuze ubikoresha, n'uyu munsi ukaba ubikoresha, ariko by'umwihariko utazi akamaro k'ibishyimbo cyangwa se udasobanukiwe neza icyo ibishyimbo bimarira umubiri wawe. Ibishyimbo rero byubaka imisokoro ndetse n'imitsi y'umubiri wacu, kuko bifite proteine nyinshi zitandukanye kandi umubiri wacu ukenera cyane. Ibishyimbo bifasha cyane nanone mu gucunga isukari mu maraso, bikaba byiza ku bantu bafite indwara ya diyabete. Ibishyimbo ni byiza cyane kuri mwe ndetse no ku bandi bantu bose muri rusange. Bigabanya ibyago bya cholesterol nyinshi, bityo bikarinda umutima cyangwa se bikarinda za ndwara zifata umutima. Ibishyimbo bifasha cyane nanone kurinda umubyibuho ukabije, kuko bitanga kenyeri cyangwa se energy cyangwa imbaraga nyinshi, kandi bigatera gusonza vuba. Ni ukuvuga ngo iyo wariye ibishyimbo inzara ikugeraho ukayumva, kubera ko biba bigenda bikora ka kamaro kabyo mu mubiri, bituma bigutera gusonza. Kandi murabizi neza ko gusonza ari byiza, kuko iyo ushonje nibwo umenya neza cyangwa usobanukirwa ko umubiri wawe uri gukora, ko igogorwa ry'ibiribwa wariye ryagenze neza. Ubwo urumva ko bitagenze neza, ntabwo wumva inzara, wumva mu nda uguwe nabi, wumva hagugaraye, wumva harimo ikibazo. Ariko ibishyimbo bitera gusonza vuba. Murumva ko ako kantu nako ari keza kandi mukaba mwari mutakazi. Ni ukuvuga ngo rero ibishyimbo nubwo bifite akamaro gakomeye cyane cyangwa se akamaro k'ibanze ku mubiri wacu, ariko hari n'ingaruka zo kubirya nabi cyangwa se ingaruka zo gukoresha ibishyimbo mu buryo butari bwiza. Ingaruka ya mbere, ibishyimbo ntabwo ari byiza kubirya bidahiye neza cyangwa se bidatetswe ngo bishye neza. Bishobora kugutera gufura cyangwa se kumwe umuntu agira ikibazo cyo kumva yabyimbye inda bitewe n'amafunguro yariye. Ni ukuvuga ngo ibishyimbo iyo ubikoresheje cyangwa se iyo ubiriye bitahiye neza bishobora kugutera icyo kibazo cyo kumva mu
nda habyimbye cyangwa se hagugaraye. Rero urumva ko nanone kubirya nabi atari byiza ku mubiri wawe. Bishobora cyangwa se bamwe bishobora no kubatera allergie bitewe n'uko babikoresheje bitameze neza. Ni byiza rero ko ibishyimbo byawe niba wateguye kubirya ubiteka neza, kugira ngo ni bimwe mu byo kurya turya ariko bisaba gucanirwa umwanya munini. Birasaba ko ibishyimbo ugomba kujya ubirya ari uko bihiye neza, kugira ngo wirinde ko byagutera iki kibazo gikomeye cyangwa se iki kibazo cyo kumva mu nda hagugaraye. Ibishyimbo kandi iyo bikoze nabi cyangwa se biteguye nabi bishobora kugutera ibintu bibi tuzi nka toxins, ariko utaza kugeraho wenda bigashira, ariko urumva ko atari byiza gukoresha ibishyimbo utabiteguye neza cyangwa se isuku cyangwa se umwimerere wabyo bitawufite. Ntabwo ari byiza rero. Urumva ko ibishyimbo nubwo bifite intungamubiri, bifite akamaro kanini ku mubiri twagiye tubona ruguru, ariko birasaba ko ubiha umwanya cyangwa se ubyitondera ukabitunganya neza kugira ngo uze kugubwa neza numara kubirya cyangwa se numara kubihereza umubiri wawe. Rero murumva neza ko ibishyimbo nubwo ari byiza ariko bigira nuko bitegurwa cyangwa se biribwa. Reka rero tubagire inama wakoresha cyangwa se inama mwakibandaho kugira ngo ibishyimbo bikomeze kugira umumaro mu mubiri wanyu. Abenshi babikoresha cyangwa se babikoresha mu buryo bwo kunganira cyangwa se bakabivanga n'izindi mboga, ariko by'umwihariko ibishyimbo ni ingenzi cyane. Ntabwo bikwiye kubura ku mafunguro yawe buri munsi. Gerageza mu mafunguro yawe habonekemo ibishyimbo. Inama ya mbere rero, biteke neza igihe gihagije kugira ngo byorohe no mu nda. Ubwo ni ukuvuga ngo tegura ibishyimbo byawe ubicanire cyangwa se uburyo bwose ukoresha bwo guteka ubiteke neza bishye, nurangiza ubitunganye neza byorohe mu nda, kugira ngo bitaza kugutera cya kibazo cyo gufura twabonye haruguru. Bivange n'ibindi biribwa, umuceri se, akawunga se, ibirayi cyangwa se n'izindi mboga, kugira ngo bigire indyo yuzuye. Murabizi neza ko ibishyimbo biboneka mu cyiciro cy'ibinyamisogwe bivangwa cyangwa se ibinyamisogwe, ndetse na bya biribwa bikomoka ku matungo nk'inyama, amata, amagi, inkoko, bya bindi byose dusanga mu gisate cy'ibyubaka umubiri. Rero ibishyimbo gerageza kubivanga n'ibindi binyampeke cyangwa se n'ibindi binyabijumba, ndetse ushyiremo n'imboga kugira ngo bize guhita bikora rya funguro rya rindi dusabwa kurya cyangwa se dusabwa kugaburira imibiri yacu ryitwa indyo yuzuye. Urumva rero ko ibishyimbo nubwo tubikeneye cyane, ariko biba akarusho iyo bivanze na bya byo kurya tubona mu matsinda yandi abiri, kugira ngo bite byubaka amatsinda 3 byitwe indyo yuzuye. Abana n'abagore batwite bagomba kubirya kenshi kuko bifasha mu gukomeza umubiri no kongera amaraso. Aka kantu mukumve cyane. Bivuze ngo ibishyimbo bigaburira umwana ntacyo bitwaye. Hari ababyeyi bamwe na bamwe bumva ko umwana wabo cyangwa se umubyeyi igihe yumva ko umwana we adakwiye kurya ibishyimbo cyane cyangwa se adakwiye no kubirya cyangwa bishobora kumuteza ikindi kibazo. Ni ukuri bamara impungenge, nta kibazo ibishyimbo bishobora gutera umwana. Mugaburira ibishyimbo, ndetse nawe mugore utwite ukunde cyangwa se wimenyereze kurya ibishyimbo kenshi, kuko bigufasha gukomeza umubiri ndetse bikanongera amaraso. Urumva rero ko ibishyimbo ari byiza cyane. Urumva ko dukwiye kubibona amafunguro yacu ya buri munsi. Ibishyimbo ni ibiribwa by'abaturage, ariko ni n'isoko y'ubuzima. Icyo nacyo mukibuke. Tubyaze umusaruro ibishyimbo dufite, tubishyire mu mafunguro yacu ya buri munsi, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kujya mbere, bidufashe no gukomeza imirimo yacu ibyara inyungu tuba dukora buri munsi. Rero murabizi neza ko imirire myiza ari isoko y'ubuzima bwiza. Icyo kintu mujye mukibuka, bitume mushyira imbaraga nyinshi mu kwita ku mibiri yanyu, kugira ngo ubashe no gukora izindi nshingano mukora zitandukanye.
turabashimiye rero, ni ukuri mwakoze kubana natwe, tubibutsa gukora subscribe, murayikinge, musige comment kandi munasharinge bagenzi banyu kugira ngo twese dukomeze kumenya ndetse no kwagura ubumenyi ku bintu bigendanye n'imirire. Murabizi neza ko ubuzima bwacu ari bwo bugomba kuza ku isonga.